Aburahamu aravuga ati hari ikintu nibutse, hari iriba ryanjye mwanyaze. Haleluya. Abimeleki aramubwira ngo ntago nigize kubimenya, ngo mbimenye kano kanya. Haleluya. Hari ibintu wanyazwe n'inshuti yawe, hari ibintu wanyazwe uraceceka, hari agakiza wanyazwe ariko ntiwabireba, hari ubuzima wari ufite bwiza uranyagwa, ariko nagira ngo uyu mwanya uko turabasuhuje mwebwe mukomeje kudukurikirana kuri Mukakarangwa TV. Ikaze. Uyu munsi rero tugiye kwakira Evangelist Mukakarangwa, niwe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Muze kurikurikirana, murakoze cyane, reka tumwakire. Shalom, amahoro y'Imana nabane namwe. Ngarutse imbere yanyu nzanye ijambo ry'Imana nk'uko musanzwe mudukurikira. Tukunda kuzana ijambo rihumuriza abagenzi, cyangwa waba unaniwe, waba urwaye, waba utegereje igihe kirekire Imana ukabona ntagiye urasubizwa, suko yakuretse. Abantu bajya babasha kwibagirana, abantu babasha kukubwira ikintu ntibagikore, ariko Imana ntago yabikora. Rero iryo jambo tuzanye kugira ngo umuntu wese akomere. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimiye Yesu, uri Imana y'amahoro, uri ibyiringiro by'abakwizera. Turaguhamagaye aka kanya kugira ngo wururuke uzubane natwe. Turasenze kugira ngo uze muri uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ryawe, ufashe umuntu wese udukurikiye, yaba umurwayi umufashe, yaba ufite ibyifuzo runaka, umuntu wese ukagukeneye akubone. Ngwino utubere Imana, ngwino utubere ibyiringiro, ngwino udusobanurire, ngwino twubakire, ngwino ducire inzira, kandi udusezerane na buri wese. Urakoze urakarama, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa, amen. Ngwino mukiza twibanire, maze nkubwire icyo nkwifuzaho, maze nkubwire ibinyuzuye umutima, maze nkubwire icyo nkwifuzaho, maze nkubwire icyo nkwifuzaho, maze nkubwire icyo nkwifuzaho, maze nkubwire icyo nkwifuzaho, maze nkubwire icyo nkwifuzaho. Haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Iryo jambo tugiye gusoma ndagira ngo umuntu wese rimufashe. Tugiye gusoma mu Itangiriro, turasoma ibice 20, turava ku murongo wa 22. Dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Aburahamu na Abimeleki barasezerana. Muri iyo minsi Abimeleki na Fikoli umutware w'ingabo ze babwira Aburahamu bati, Imana iri kumwe nawe mu byo ukora byose. Nuko rero undahire Imana yuko utazandiganya cyangwa umwana wawe cyangwa umwuzukuru wanjye, ahubwo ineza nakugiriye ko uzayinyitura njyewe n'ibihugu wasuhukiyemo. Aburahamu aramusubiza ati, ndarahiye. Aburahamu
azimuza Abimeleki ku by'iriba abagaragu Abimeleki bamunyaze. Abimeleki aramusubiza ati sinzi uwakoze ibyo, nawe ntiwigeze kubimbwira kandi sinigeze kubyumva keretse none. Aburahamu azana intama n'inka abiha Abimeleki, bombi barasezerana. Aburahamu arobanura abangazi b'intama 7 bo mu mukumbi we. Abimeleki abaza Aburahamu ati abo bangazi b'intama 7 urobanuye bisobanuye iki? Haramusubiza ati abangazi b'intama uko ari 7 ndabaguhera kugira ngo bimbere umugabo yuko ari njye wafukuye iryo riba. Nicyo cyatumye yita aho hantu Berisheba, kuko ariho barahiriye bombi. Nuko basezeranira i Berisheba. Abimeleki ahagurukana na Fikoli umutware w'ingabo ze, basubira mu gihugu cy'Abafilisitiya. Aburahamu atera igiti cyitwa umwisheri i Berisheba, yambarizayo izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Aburahamu amara iminsi myinshi asuhukiye mu gihugu cy'Abafilisitiya. Amina, amina. Haleluya. Dusomye amagambo menshi. Mfite intego ebyiri uyu munsi. Intego ya mbere ni intego yo gusezerana n'inshuti, cyangwa no gusezerana amasezerano y'ibihugu, cyangwa amasezerano y'abatware, cyangwa amasezerano wenda y'abantu bakundana, sinzi, ariko mfite intego y'amasezerano. Hanyuma y'amasezerano abaye hagati y'abantu 2, hari igihe bayakurikiza cyangwa ntibayakurikize. Ariko mbere yo kugira ngo amasezerano abe, abantu bagomba kubanza gutira atansiyo, kuko ayo masezerano y'abantu 2 agiye kuba, ubanza kureba uruhande rwe ko nta nkomyi ihari, ndakareba uruhande rwe ko nta nkomyi ihari. Iyo abonye se ko hari inkomyi ihari, barabanza bakayivuganaho. Haleluya. Nuko ngo Aburahamu yari afite iriba. Haleluya. Iryo riba Abimeleki baramutera, hanyuma abagaragu ba Abimeleki ngo banyaga iriba rya Aburahamu. Aburahamu arabibika, kuko icyo gihe nta ruvugiro yari afite. Subiramo ngo icyo gihe nta ruvugiro yari afite, nk'uko nawe nta ruvugiro wari ufite mu minsi ishize, cyangwa n'uyu munsi nta ruvugiro wari ufite. Ariko hari igihe uba udafite uruvugiro, hanyuma Imana ikongera ikakwibuka ikaguha uruvugiro. Nuko Uwiteka aragenda asanga Abimeleki, aramubwira ngo nahamagara Aburahamu, hanyuma namara kumuhamagara bahure basezerane. Haleluya. Nuko Aburahamu yemera Abimeleki guhura, ngo baragenda bahurira hagati na hagati. Haleluya. Bamaze guhura ngo barasezerana. Imana ishimwe. Ariko Abimeleki abwira Aburahamu ngo nagira ngo nsezerane nawe, kuko amaze kumenya neza ko Imana yawe ishobora byose. Hari ukuntu ugomba gusenga Imana, abantu bakakumenyeraho iyo Mana yawe, uburyo wayakiriye. Dusenga Imana imwe, ariko ntabwo ariko abantu bose bakira Imana kimwe, sinako bayibona kimwe, sinako banayikorera kimwe. Umuntu wese arukora akavanga, harukora agakora atayivangiye, harukora agakora uko abyumva. Hanyuma Aburahamu yatiraga tasiyo cyane ku kintu agiye kuvuga, akabanza akagitekerezaho. Murabizi ko yari umugabo ufata umwanzuro. Mwibuka igihe yari yarahamagawe Loti aramukurikira. Murabizi ko Loti yamukurikiye, hanyuma Aburahamu barajyana, kuko yari umuvandimwe nta kindi yari gukora. Ariko ngo baje kugenda, ibintu bya Aburahamu birifunga, amasezerano ya Aburahamu aribana, kugeza ubwo yatandukanye na Loti. Ariko kugira ngo batandukane, murabizi ko Imana yagiye ikajya mu bashumba ba Aburahamu, ikajya mu bashumba ba Loti, bagashwana aho bari bafite hakaba hatoya. Haleluya. Hanyuma ngo hamaze kuba hato, abashumba ba Aburahamu baraza babwira Aburahamu ngo abashumba ba Loti dufitanye ikibazo, aho turagira ni hatoya. Haleluya. Aburahamu ngo afata umwanzuro, aravuga ngo ngwino nkubwire. Ahamagara Loti muvandimwe we, aramubwira ngo he kubaho intonganya hagati yanjye nawe. Haleluya.
uyu Aburahamu rero niwe witabye Abimeleki, umugabo ufata umwanzuro. Haleluya. Abimeleki aramubwira ngo ndashaka gusezerana nawe kutazangirira nabi kandi warasukiye mu bihugu by'iwacu. Aburahamu aravuga ati hari ikintu nibutse, hari iriba ryanjye mwanyaze. Haleluya. Abimeleki aramubwira ngo ntago nigize kubimenya ngo mbimenye kano kanya. Haleluya. Hari ibintu wanyazwe n'inshuti yawe, hari ibintu wanyazwe uraceceka, hari agakiza wanyazwe ariko ntiwabireba, hari ubuzima wari ufite bwiza uranyagwa, ariko nagira ngo uyu mwanya uko Aburahamu yaburanye iriba rye hagati y'Abimeleki mbere yo gukorana amasezerano, nawe ubwira Imana ibyo byanyazwe ibigarure. Imana ishimwe. Haleluya. Nuko arangije arabimubwira. Abimeleki aramubwira ntago mbizi mbimenye kano kanya, hari ibintu nawe abantu baba bakuziho, hari n'ibyo waracecetse, ariko uyu mwanya ndagira ngo Imana ikuvugire. Akira kuvugirwa n'Imana. Imana ni kuvugira iragera impande n'impande. Iyi Mana yavugiye Aburahamu imugabiza Abimeleki, aba bamuteye bakamwakiriba niba Imana yamugabije. Haleluya. Hanyuma ngo barangije gusezerana, Aburahamu aricyo yakomeje gukora, yafashe inka. Haleluya. Afata ngo inyagazi 7 azereza Abimeleki. Abimeleki aravuga kubera icyo maye izi nyagazi 7. Aramubwira ngo n'urwibutso rw'uko hari iriba ryanjye mwatwaye. Haleluya. Reba neza ibintu wanyazwe ubwira Imana ibikugarurira. Reba neza amasezerano wagiye usezerana nabo mwasezeranye ko yagiye mu bikorwa. Reba neza inshuti zawe uko mubanye, reba neza. Haleluya. Hanyuma twebwe tujya duhana amakado, ntago tujya tubasha guhana izo hene cyangwa se izo nka, ariko icyo mwahana cyose Imana ibumuhamya hagati yanyu. Haleluya. Nuko ngarangije arayishyikira bararahira. Bamaze kurahira barahirana neza ko nawe uzatera undi, kandi biringira Imana ya Aburahamu ko azabana nabo. Hanyuma noneho ngaho hantu ngo Aburahamu arareba aravuga ati uko biri kose hari ukuntu Abimeleki ashobora kuzisubira, ariko ahantu reka amashyira urwibutso. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Twasomye ngo haleluya ku murongo wa 33, Aburahamu atera igiti cyitwa umwesheri Berisheba, yambariza izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Yafashe igiti. Haleluya. Ngaragitera. Icyo giti ngo cyitwa umwereshi. Icyo giti cy'umwereshi yagiteye i Berisheba. Arangije ngo yambariza y'Uwiteka, abashyize hagati ye n'Abimeleki ikimenyetso. Haleluya. Kuko yahashyize igicaniro cy'Uwiteka. Urwibutso ufite hagati yawe n'inshuti ni uruhe? Urwibutso ufite hagati y'amasezerano n'abo mukorana umurimo ni uruhe? Urwibutso ufite hagati yawe n'Imana ni uruhe? Ariko abantu bajya bahemuka, ariko Imana yonyine niyo itagihemuka. Imana ishimwe. Nuko ngo arangije kubikora gutyo, arangije aragenda. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome hano nanone mu Itangiriro ibice 13 umurongo wa 14 ariho dusoreza. Haravuga ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati rambura amaso urebe uhere aho uri hano ikasikasi n'ikusi n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose, kandi nzaguza urubyaro rwawe ruhwane n'umukungugu wo hasi. Umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi, urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Haguruka ugende unyure mu bugari bwacyo, kuko ari wowe nzagiha. Aburahamu yimura ihema rye aragenda atura ku biti byitwa imyeroni bya Mamure biri i Heburoni, yubakira Uwiteka igicaniro. Amina. Iri jambo ry'igicaniro rigarutse kenshi. Iyo Aburahamu Imana yamukoreraga ikintu yahasigaga igicaniro, na bugingo n'ubu kiba kigihari turacyabyibuka. Bivuze ngo iki? Aburahamu akimara gutandukana na Loti, niho Imana yongeye kugaruka kuvugana na Aburahamu. Muri iyo minsi yari yaricecekeye
kuko yari yamukurikiye adahamagawe. Haleluya. Ariko ngo yamweretse igihugu, aramubwira genda kureba kiriya gihugu, genda ukirebe. Haleluya. Genda ugitambagire, genda ukirebe. Imana ishimwe. Aburahamu arakireba, Imana iramubwira ngo mbese iki gihugu wakirangiza? Aravuga hoya. Aramubwira ngo urubyaro rwawe ruzagwira muri kino gihugu. Haleluya. Imana itwishimire, Imana igira ibyo ikora aka kanya ku buzima bwacu, Imana igira natwe ibyo itwereka. Imana niyigaba, Imana yagabiye Aburahamu. Ndagira ngo udukurikiye nawe ubwira Imana ikugabira igihugu. Haleluya. Ikugabira igihugu cy'ijuru, ikugabire kandi no mu isi igira ibyo ikunyagira mu izina rya Yesu Kristo. Nuko ngo amaze kubibona Aburahamu yubaka igicaniro. Muri iyi minsi uri kubaka igicaniro imbere y'Imana. Muri iyi minsi uri gukora imbere y'Imana urwibutso. Muri iyi minsi uracyameze ko wari urugihamagarwa. Mbese aho nawe wahuye n'ibibazo ugaceceka, hanyuma umuraba ukaza ukagutembana, amazi akagutembana. Ariko ndagira ngo uyu mwanya ufashwe n'ijambo rivuga ngo haleluya. Abimeleki yasezeranye na Aburahamu bigenda neza. Nawe uyu mwanya usezeranya naho uri gukorana nabo, kandi muri uyu mwanya ukiranuke ku nshuti cyangwa aho ukorera. Ahantu hose ugaragaze Yesu, waba wicaye, waba ugenda, waba uhagaze, umuntu wese abane n'Imana. Kandi umuririmbyi twatangije aravuga ngo ngwino mukiza twibanire. Ngo kandi nuhagera ndakubwira ibintu biri ku mutima wanje. Hamina Yesu Kristo. Reka dusenge Imana. Umuntu wese yizere ko Imana iri kumwe nawe kandi ko hari ibintu ikoze. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana yabanye na Aburahamu igihe bari baramwibye iriba, bari kumwirukankaho Abimeleki. Ariko nubwo wabanye nawe ntabwo watumye Abimeleki agenda burundu. Hari igihe kimwe wamugabije Abimeleki, aza kujyana nawe amasezerano, baza gusezerana. Natwe twemerere ugira icyo udukorera uyu mwanya. Umuntu wese udukurikiye uko agukeneye akubone, umuntu wese ugukeneye akubone. Abantu barasezeranye bigenda neza, basiga urwibutso. Nawe turasenze kugira ngo bigende neza ku buzima bwacu. Urakoze urakarama. Tanga umugisha ku muntu wese udukurikiye. Haleluya. Tanga utaya binefo Raniston Hagrene Mando. Tanga umuhaibo fayido aike. Tanga umugisha ku murwayi umukize. Tanga umugisha ku wo byari biyobeye. Tanga umugisha ku muntu uguhanze amaso. Tanga umugisha ku muntu umwubaha. Tanga umugisha mina. Kandi umuntu wese akurira ku mwereho. Twizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo wabambwe nimwe gusa. Amen. Amen.